bavuga ko ngo mu kabari haba ubwoko bubiri bw'abantu, hari abashaka gutaha n'abadashaka gutaha. Abashaka gutaha ni abakumbuye urukundo mu rugo, abadashaka gutaha ni abahunga ukuzimu k'urugo. Mu kabari haba ubwoko bubiri bw'abantu, hari abashaka gutaha n'abadashaka gutaha. Abashaka gutaha ni abakumbuye urukundo rwo mu rugo, abadashaka gutaha ni abahunga ukuzimu k'urugo. Umwerambi wa kabari ari kwibaza ati ndataha ryari, umugore ko antegereje, umwana ko antegereje. Undi we nta n'igitekerezo afite cyo gutaha kubera ko akabari kamurutira mu rugo. Birasaba rero ko mu rugo hahora hadudubiza urukundo kugira ngo buri wese yifuze kuhajya kurusha uko yifuza kuhahunga. Urugo rudasukwamo urukundo ntirushobora kurukugarurira. Yavuze ijambo rikomeye ngo mbega isuku yaba ihindutse y'abanyamwigendaho gusa, mu gihe abantu bakwiyubaka ariko nta wundi muntu uhagobotse ngo akosore ibitagenda neza muri bo. Yaranavuze ngo muzashimirwa ku mahame mwafashe cyangwa munengwe ku byemezo bibi. Mugomba kwitwararika rero, mujye muzirikana ko intsinzi igira agaciro gakomeye bitewe n'amaso y'abayireba. Madame Jeannette Kagame yavuze ijambo rikomeye ngo urushako mu by'ukuri rugizwe no kwitanga, kandi kimwe mu bimenyetso byo kwitanga harimo urupfu rw'igitambo cy'uwo wari we kera cyangwa se inarijye, ukongera kuvuka nk'umubiri umwe w'abantu babiri bahujwe n'imbaraga y'urukundo kandi bakwiriye impano nk'iyo. Icyo ni igitambo gifata impu zombi ariko kikabuzuza mwembi. Muri make urushako rusaba kwitanga, kandi igitambo cya mbere ni urupfu rw'uwo wari we kera. Niba wiyemeje kujya mu rushako, shyingura uwo wari we kera. Ukigera mu rushako, shyingura uwo wari we kera, uvukire bundi bushya mu mubiri umwe ariko urimo abantu babiri bahujwe n'urukundo. Kimwe mu bintu rero biri gusenya umuryango muri iki gihe cyangwa se biri gusenya ingo ni inarijye cyangwa se gukomeza gutsimbarara k'uwo wahoze uri we kera. Aho rero uba wakisha. Gukomeza kwizirika imigozi y'uwo wari we kera nibyo bisenya urugo. Uracyakururwa n'abo mwahoranye kera, uracyakururwa n'imigozi kuziritse y'ibyo wari byo kera. Biragoye yuko wakubaka urugo bikimeze gutyo. Urushako rusaba kwitanga, kandi igitambo cya mbere ni urupfu rw'uwo wari we kera. Ni ijambo rikomeye cyane, ryiza cyane. Yigeze kuvuga ngo mujye mwibuka ko aho mugeze hose muba muhagarariye aho mwaherewe uburere. Ni wowe ambasaderi wabo wanyuze mu maboko yose baguha uburere, uhereye ku babyeyi bawe, abarimu, abapadiri, abapasiteri, abashehe, wanyuze mu maboko bose nibo basobanuye uburere tukubonamo. Muzi impamvu kera ababyeyi bacu bakundaga kwita amazina abana babo hakaba hari izina ry'umuryango bose bahuriraho? N'abazungu ibyo bintu barabigira cyane, barabitwambuye ariko bo barabikomeza. Ni ukugira ngo niba witiranwa na so, iryo zina ntuzarikoze isoni mu gihe so yari umunyabigwi. Wirinda gukoza isoni so iyo mwitiranwa. Icyo kintu rero cyari ikintu gikomeye cyane abanyarwanda bagiraga, kwitwa izina ry'umuryango. Basanga niba papa wanyu yitwa gutya, mwese iryo zina murarifite. Niba papa wanyu yarabaye umunyabigwi, mwese mukaba abanyabigwi mukanarinda izina rye. Waseba ukabusebeje umuryango wose, wagira ikintu ugeraho umuryango wose ukawubahisha. Bajya bavuga izina bakavuga bati ni runaka. Icyo kintu kinagarutse nyekereza ko ari ikintu cyafasha cyane mu miryango. Yaravuze ngo nta bakundana bashobora kunyura mu rukundo bakingiwe ibihe bibasaba kwihangana no kugaragaza ko bakuze. Muri make mu rugo kwihangana ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye cyane. Yaba kwiga, yaba mu murimo, yaba mu bushuti, iterambere ry'igihugu cyangwa se gukora umuryango, ibyo bigerwaho mu ngorane. Ugomba guhangara ingorane kugira ngo ubigereho, kandi rimwe na rimwe bigasaba amahitamo asaba kwihangana
no kubahiriza umushinga wateguranywe ubwitonzi. Naryo ni ijambo rikomeye cyane. Yaravuze ngo uzatera intambwe yawe ugamije kugera kure, niyo hagira ikigukoma imbere ntuhagere, uzaba utakiri aho wahereye. Mujye mubitekereza iteka. Muri make gerageza utsindwe, ntugatsindwe kugerageza. Nubwo wagerageza ugatsindwa, ntabwo uzaba ukiri aho wahereye, byibuze hari agatambwe uzaba warateye. Yaranavuze ngo umuryango urenga ibihe uri kumwe. Umuntu ashobora guhitamo ko urushako rwe rwahinduka ijuru rito, cyangwa imbaraga zidafite igisobanuro, gusa nta kera gati kibamo. Urugo ushobora kuruhindura ijuru, cyangwa se ukaruburizamo rwose rugahinduka imbaraga zidafite igisobanuro. Yagiriye abantu inama ati mu gihe utoranya ushobora kuzaba umubyeyi w'umwana wawe, ukwiye kwemera ko nta mwiza wabuze inenge, yaba wowe cyangwa we. Bisaba akazi, ariko niwo murimo w'urukundo. Aranavuga ngo abana n'umusingi w'ahazaza h'igihugu. Iyo tubashoyemo tuba dushoye mu hazaza h'igihugu. Yavuze ijambo rikomeye ngo u Rwanda twifuza rutangirira ku miryango twifuza, kandi ngo ibyo biri mu maboko n'amahitamo y'Abanyarwanda. Aranavuga ngo iby'abana bacu babyiruka babona dukora ni nabyo bashobora gukora iyo bamaze gukura. Wirinde ko umwana wawe yazakugayira ko hari ibyo wamutoje bibi. Yavuze irindi jambo rikomeye ngo nta mpano nziza iruta guha umuntu igihe. Rero abana n'imiryango yacu tugomba kubaha igihe. Muri gahunda zacu ibyo bintu ugomba kubishyiramo, kubera ko iyo uhaye umwanya umuntu uba umuhaye agaciro. Yashimangiye rya jambo rigira riti ndi umunyarwanda ni igitekerezo ngenga cy'ukubaho kwacu. Aranavuga ngo urukundo niwo muhamagaro duhuriraho twese mu myemerere yacu itandukanye, rukaba kandi n'indangagaciro isumba zose. Yaravuze ngo buri gihe jya uzirikana ikiguzi cyo kwibura, warangiza ukibona mu ndorerwamo y'amoko n'ibindi bidutandukanya by'ibihahano. Yanashimangiye ijambo rivuga ngo niba udakunda umuntu ureba, ntibyakorohera gukunda Imana utareba. Gukunda umuntu waremwe mu ishusho y'Imana ntabwo wabitandukanya no gukunda Imana. Mu magambo yose yavuze mu nyemerere nyasoreze kuri iri ngiri, yaravuze ngo nimutinyuke mwanga ikibi, kabone nubwo cyaba kivugwa n'umuntu mukuru cyangwa se mufitanye isano. Mukomere ku bumwe, muzirikane u Rwanda igihe cyose. Ariyo n'amagambo meza cyane yavuzwe n'umunyabigwi wacu. Mpyisi yaravuze ngo idini ryanjye ni Bibiliya, iryo mumbonamo ni ugushakaho mbarizo, ariko idini y'ukuri ni Bibiliya. Yaranavuze ngo amadini ni abiri gusa, nta ya gatatu ibaho. Hari idini y'Imana n'idini ya Satani, ibindi byose n'ibihimbano. Yaranavuze ngo bavuga ko imvugo ari ingiro, ariko wowe ujye uzirikana ko imvugo yose atari ko iba ngiro buri gihe. Ntukizere ngo umarireyo utazibabariza umutima. Yavuze ijambo ritangaje ngo iyo umujura yibye bakamwirukankana batabaza, Imana itabara umujura aho gutabara uwibwe. Uwibwe nta cyaha yakoze, ariko uwibye yagikoze. Uwo mujura rero akomoka ku Mana, ariko yateshutse. Imana imutabara kugira ngo agaruke mu murongo. Imana itorokesha umujura igamije kumutabara kugira ngo izamugeze aho yihana. Uwibwe ntabwo yataye Imana, ibyo yibwe azongera bibone. Ariko umujura aramutse apfuye akicwa no kumukubita kubera ko bamufatiye mu cyaha, yaba abuze ubugingo bwe. Niyo mpamvu rero ngo Imana itabara umujura aho kugira ngo itabare uwibwe. Ezira Mpyisi yaravuze ngo dukoreshwa n'igihe, iyo kigeze ibiba biraba, ntacyo wabihinduraho, byose aba ari ikibazo cy'igihe. Ibyo ngunda kubabwira ngo uko byabisobanye kose ujye wisekera, utegereza aba ari ikibazo cy'igihe, igihe kigeze kirabisobanura. Yaranavuze ngo twige kugira Yesu mu bwonko. Yaranavuze ngo utarakira Yesu ni muzima mu bibi, akaba intumbi mu byiza. Mu gukora ibyiza ni intumbi, ariko mu gukora ibibi ni muzima. Uwakiriye Yesu ni muzima mu byiza, akaba intumbi mu bibi. Igeze no kuvuga ngo ibyishimo ni ukuba intumbi mu bibi, ukaba muzima mu byiza.
kandi Yezu abitangira ubuntu. Yigeze kuvuga ngo ubutunzi bugusaba kubanza kugomera Imana, ubwo butunzi busezerere ububwire uti urabeho. Yaravuze ngo nujya gusohora ijambo mu kanwa kawe ujye uvuga nkawe, ntukavugire rusange, ntukavugire bagenzi bawe, kuko uriho nkawe nabo bariho nkabo, iby'undi n'iby'undi. Yaravuze ngo iyo aba amafaranga ari byose, Rudahigwa ntiyari kubura amafaranga yo kwigura. Amafaranga si byose. Urara ku muhanda mu Biryogo n'urara mu muturirwa Nyarutarama bose bahurira mu bitaro. Akaba ubwo uwa Nyarutarama birangira apfuye, uwo mu Biryogo agakira. Muri ibyo bitaro kumva ngo hari uwari ufite PhD arapfuye, utazi gusoma no kwandika agakira. Waje agendera mu modoka ya miliyoni 80 agapfa, waje agenda n'amaguru agakira. Amafaranga rero si byose, kubera ko abaye ari byose yagura ubuzima. Ubutunzi ntacyo bumaze, ikigira icyo kimaze no kugira Yesu mu bwonko. Wanapfa ukazazukira guhabwa ubugingo buhoraho, aho gupfa ukazazukira gutwika. Nga bya bindi umusizi yigeze kuvuga ngo ushobora kuba ufite amafaranga ukagura ibyo kurya, ariko ntago wayatanga ngo uryoherwe. Wagura imiti ariko ntabwo wagura ubuzima, wagura igitanda ariko ntabwo wagura ibitotsi, wagura ubumenyi ariko ntiwagura ubwenge, wagura uburanga ariko ntiwagura ubwiza bwo ku mutima, wagura umwanya w'icyubahiro ariko ntiwagura urugwiro, wagura ibitwenge ariko ntiwagura ibyishimo, wagura inshuti ariko ntiwagura inshuti magara, wagura abagaragu n'abaja ariko ntiwagura ubunyangamugayo, wagura umutuzo ariko ntiwagura amahoro, wagura imvi z'abasaza ariko ntiwagura icyubahiro cyabo. Kisi yaravuze ngo ku Mana umuntu niwe uhica, ntawe uhamuca. Aranavuga ngo Imana yakuremanye kumenya guhitamo mu mudendezo. Satani ntabwo yagukoresha icyo utamwemereye, kubera ko Imana yagushyize uko kwishyira ukizana imbere yawe, ku buryo ariwe ku giti cyawe wizira cyangwa se ukikiza. Byose biba biri mu mahitamo yawe. Uyu mugabo aravuze ngo Imana ntibwirwa, urayibwira icyo itazi. Igihe usenga uba uyibwira ibibazo byawe kandi yabimenye bitaraba. Urayibwira iki itazi kuri kurondogora. Uri ku kazi izi ko mu mwaka uyu n'uyu bazakwirukana, izi ko mu mwaka uyu n'uyu uzaba warapfuye. Kuri mpyisi bariya birirwa zakanyarira basenga ngo ni indondogozi. Imana izi ibyo utazi, izi bizakubaho kandi yabimenye utaranavuka. Urayibwira iki itazi. Niyo mpamvu amasengesho yacu yose yakabaye yo gushimira, kubera ko Imana ibizi ibyo dukeneye tutaranabumbura kabiri. Yaranavuze ngo nta gihe ibi bitabayeho, nta n'igihe ibyiza bitabayeho, ariko ibihe uko bidahwana mu bantu ni nako n'ibyo byiza n'ibibi bitangana. Yigeze no kuvuga ngo Imana ibera hose icyarimwe, ariko Satani ntiyabishobora. Ahubwo ahantu hose umuntu wese ari aba afite umudayimoni umureba. Yigeze no kuvuga ngo umugore mwiza amenya gutora ibishyimbo agakuramo ibijonjori, akamenya ibiterwa, akamenya ibitekwa, ariko umugore w'injiji ntamenya kubitandukanya. Ateka ibiterwa agatera ibitekwa. Uyu mugabo yaravuze ngo uri icyo wihitiyemo. Kisi yavuze ijambo rikomeye abantu benshi batangariye. Yaravuze ngo namaze imyaka 60 ndoga abantu, mbeshya ko mbigisha ijambo ry'Imana. Kandi yari umukozi avuga ibyo bamubwiye. Ntabwo yigishaga ijambo ry'Imana rya nyaryo, yigishaga ibyo abamuyoboraga cyangwa se ibyo abakorera bifuzaga ko rubanda bumva. Uyu mugabo yaravuze ngo Bibiliya yahumetswe n'Imana ariko ntiyanditswe n'Imana, yanditswe n'abantu. Nanjye ubwanjye mpyisi hari amakosa nayishyizemo, mpawe andi mahirwe nakosora amakosa nashyize muri Bibiliya. Yivugiraga ko hari amakosa akomeye yashyize muri Bibiliya, hari nko kugereranya Imana nk'umuntu, Imana irakara, Imana yica n'ibindi bitandukanye. Shobuja iyo umugome yarakurakarira, yumvaga ko Imana ari uko imeze rero. Kisi yabikoze asubiramo ibyo umuzungu yamubwiye. Kisi n'umwe mu bafashije abazungu guhindura Bibiliya mu Kinyarwanda. Yigeze no kuvuga ngo Bibiliya yuzuyemo amafuti, bisaba guhishurirwa gukomeye
gusobanukirwa amafuti arimo, kubera ko Satani akunda imvange, avangavanga abantu. Rero Mpyisi yaravuze ngo Imana iramutse ihana ntabwo waba ukiriho hakurikijwe ibyo ukora, ahubwo ibyo wita ibihano by'Imana ku isi ni ingaruka y'icyaha, si igihano cy'Imana. Yaranavuze ngo aho gushaka umugore mwiza ku isura ubupfura ari ntabwo, washaka umugore w'ubupfura w'ubwiza bw'inyuma budashamaje. Aranavuga ngo iyo urakariye injiji nawe uba ubayeyo. Iyo ugiye impaka n'injiji abantu bibeshya kubatandukanya. Aranavuga ngo abantu bata igihe ku bidafite ikintu bimaze, bakabura umwanya wo kwita ku bibafitiye umumaro. Aho wagashyize Yesu mu bwonko, ushyiramo itariki y'amavuko na nimero za telefone n'ibindi bitandukanye. Turi igisobanuro cy'ibyo duharira umwanya wacu. Mpyisi yaravuze ngo ubwami si ijuru, Rudahigwa yari afite u Rwanda ari he, Kabaka ko yari afite Uganda ari he, nta gahora gahanze. Rero ujye wiga guca bugufi. Yigeze no kuvuga ngo gusaza neza ni ugusaza na Yesu mu bwonko. Yanabishimangiye neza avuga ngo ibyo yigisha nta musaza udafite Yesu mu bwonko wabyigisha mu myaka 100. Abasaza bangana nawe benshi ngo baba barahumye, abandi barahwereye, ariko we kubera Yesu nibyo byatumye arenza iyo myaka 100 yose. Yigeze no kubazwa ibanga ryo kurama, aravuga ngo ibanga ryo kurama kwanjye ni Bibiliya, mu gihe abandi bahugiye mu by'isi.